turongeye turabasuhuje cyane twizere kandi ko mukomeje kugubwa neza aho muri hirya no hino ku isi, kandi rwose dukomeze kubana kuri channel yacu ya Nzuri Market. Mwebwe mwese mukomeza gukurikirana ibikorwa bya Nzuri Business Group Limited, aho tuba tubarangira cyangwa se tubereka imitungo itimukanwa yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa. Nkuko rero muri kubibona ku mashusho, iyi ni inzu nziza iri mu mujyi wa Kigali rwose, mu karere ka Gasabo, Kimironko, ahazwi nko kwa Mushimire. Ni inzu nziza rero kandi iri mu kibanza kinini cyane, kubera ko iri mu kibanza gifite 20x30 cyangwa se metero kare 600. Iyi nzu rero nayo ubwayo ni inzu nini kubera yuko ifite ibyumba bine byo kuryamamo, bitanu. Ifite ibyumba 5 byo kuryamamo, ndetse ikagira douche na toilette enye, ikagira salon, salle à manger, cuisine ndetse na annex. Iyi nzu rero kandi uko muyireba ifite n'agace gato kageretse nka etage, kubera ko hejuru ihafite icyumba kimwe na douche na toilette ndetse na office. Ni ukuvuga ngo igeretse igice kimwe rwose, ntabwo igeretse yose. Iyi nzu rero yubakishije amatafari ahiye yose, ikaba ifite kandi jardin nini nk'uko muri kubireba, ndetse iyi jardin mubona iri mu gikari, kuko ifite jardin nini ku ruhande rw'inyuma mu gikari, ikagira na jardin nini ku ruhande rw'imbere ahagana ku muhanda cyangwa se kuri gate principal. Iyi nzu rero ifite na parking y'imodoka ihagije. Ni inzu rero nziza kandi igurishwa amafaranga atari menshi ugereranyije nuko imeze na quartier irimo, kuko iri muri quartier nziza cyane, iri VIP. Iyi nzu rero turakubwira tuti ntigucike kubera ko ni imari ugereranyije nuko imeze, ibikoresho biyubatse, uburyo yubatsemo, na quartier iherereyemo n'ukuntu ihenda, n'ibibanza byaho n'ukuntu bihenda. Iyi nzu mu by'ukuri ni imari idakwiriye kugucika. Iyi nzu rero wenda tutabicishije amatsiko, iyi nzu irashaka amafaranga atari make ariko atari na menshi, ni make ugereranyije n'agaciro k'iyi nzu, kubera ko irashaka miliyoni 100. Inzu irashaka miliyoni 100 z'amanyarwanda, ariko ziri negociable, miliyoni 100 ziri negociable. Iyi nzu rero ntigucike rwose, ukwiriye kuba uyigura. Ariko kandi tukwibutse ngo nawe ufite inzu ushaka kugurisha, nyaruka ugere muri Nzuri Business Group Limited, hanyuma tugufashe kubona inzu wagura kandi nziza yakungukira, itari ahantu mu manegeka, atari litije. Ndetse kandi niba ushaka kubaka, ngwino tugukore ibishushanyo, tugushakire ibyangombwa, tunakubakire. Mbese turabaha serivisi nyinshi zitandukanye. Nawe ufite imitungo yawe, dushaka gukora property management, imitungo yawe tukayimanaginga, ukajya ubona inyungu, ukabona umusaruro umunsi ku wundi, 5 kuri 5. Ni nako kandi nawe ushaka kwimuka, dushobora no kukwimura. Tugira serivisi nyinshi cyane zigiye zitandukanye. Iyi nzu rero miliyoni 100 negociable ishobora kuba iyawe. Ni igiciro. Wakunze iyi nzu rero waduhamagara kuri nimero zacu zisanzwe, muri no kuzireba ku screen yanyu, arizo 0788 48 67 97, cyangwa se ukaduhamagara kuri 0781 2 3 0 1 2 3. Si ibyo gusa rero, ushobora no kudusanga aho dukorera, ni hariya ku Muhima kuri Yamaha, ugeze muri Feruje neza. Ni inzu ya kabiri usa n'ujya Nyabugogo, y'amatafari ahiye yanditseho Shema House. Dukorera muri etage yayo ya nyuma. Ariko kandi ushobora no kudusura ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu, arizo Instagram, Facebook page, Twitter, hose n'ubundi twitwa Nzuri Market. Ni nako kuri website yacu ya www.nzuri.rw, aho hose naho ushobora kuhajya
tukagenda tugufasha cyangwa se ukagenda ureba ibikorwa bya Nzuri Business Group Limited. Urabona ya nzu ko ifite na clôture nziza cyane ya Ruriba, ni inzu mbese nziza kabisa udakwiriye gucikwa. Komeza rero ukande subscribe kuri iyi channel, hanyuma ukomeze kujya ureba imari tuba tugufitiye umunsi ku wundi, ukande n'akazogera kugira ngo ujye ubona notification z'ibyiza byose. Ariko kandi ushobora no kujya ukurikirana ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi, biba biri live hano kuri YouTube channel, ariko kandi biba biri guca kuri Fine FM 93.1. Gahunda ni gira icumbi, ni karibu cyane.